sifite ubushobozi bwo kwirukangana ngo nyivane muri iki kibuga nyinjirane muri kiriya kibuga, ariko ndagufasha nkurure adversaire, mbanze nyikine rimwe mukuru uraze nguhereze space yo gukina, wowe ufite ubushobozi bwo kurenza iyi mediane ukawushyira umwataka, ndabigufasha muze kubikora. Uyu ni umukinnyi ufite ikarita yo kuba yakiba umupira, afite n'ubushobozi bwo kubera nimero 6 mwiza, si nkubangamira uhagarara, ariko nawe ntumubangamira undi buze guhagarara. Iki kiziga cyanjye ni icyanjye ngenyine, wowe nubona namaze gufata umupira ntunyihishe, uze mite muguhereza, akazi kanjye karaba karangiye. Uyu nimero 6 rero aratanga ituze muri mediane ry'ikipe ya Rayon Sport. Wasangaga umuntu witwa Safe n'umuntu witwa Aruna Musamajariwa, izo karite ebyiri zitandukanye zigiye kugira mu kibuga rimwe, ugasanga kubera ko bose bamenyere kuba ba nimero 6, haraho biri buze kugera usange aho Majariwa yakabaye ahagaze niho Safe ahagaze, aho Safe yakabaye ahagaze niho Majariwa ahagaze. Ibyo bintu byagiye bigonga cyane ikipe ya Rayon Sport, ariko n'umutoza Robertinho ntacyo yari afite cyo gukora. Yararebaga agasanga nashyiramo Majariwa wenyine, hari karite ziri muri Safe Majariwa adafite, hari izo karite adafite, agakenera ko aba bantu babiri bose bagomba kugera mu kibuga cyane. Reka tunabisobanurira abantu. Majariwa kwambura umupira tugiye kubisobanura ubu ngubu yawambura mbere ya Safe, ariko Majariwa ntabwo azi gusohora umupira nka Safe. Rero kandi Safe akazamo n'ako kantu ka automatisme kuba amenyeranye na bamuhire Kevin iki byatumye abareyo bavuga bati ikipe kwikina nabi. Yes, turatsinda ariko uya suffering, turimo turavunwa no kubona umupira utembera. Manchester City yuzuye yose hari bakina gute? Ni wasiri ni Mombasa. Man City yose yuzuye bose bahari nta urwaye, bakina gute? Uravuga mediane yayo? Haba harimo King Rodri, abagomba kuba hari. Yego. Uwo Rodri rero bamufata nk'umukasero rumwe kubera ko muri systeme bakina aba defenseur centrale bane bose baba bahagaze inyuma, hari umufite inshingano zo kuza kumwiyungo bakaba babiri babateganya. Hanyuma imbere ye hari umuntu witwa Kevin De Bruyne ubu hahagaze, hanyuma iyo yabihisemo ntacyo bimutwaye, ari yafata na Bernardo Silva akaza akamumwegereza bakaba bakinana. Ntekereza wari ukeneye ko ngarukira naho nashaka kugarukira. Umutoza w'ikipe ya Manchester City yari yaragowe no kubona umusimbura wa Riyad Mahrez, bituma ajya ku isoko azana mu Brazilian witwa nde Savio, nyine ni Savio ariko bahimba Savinho. Uwo Man City igiye gukina finale ya Champions League yabanzana kagusheka kamayi, wowe ni hatari, aragenda karagucenga ni hame ikosa urarikora. Bivuga ko rero hari icyo bita sitting midfield ubu ukeneye hariya. Ntumbwire ba Kovacic, ntumbwire ba Ilkay Gundogan, abo nabasimbura, ni abantu baza muri absence ya Kevin De Bruyne na Rodrigo. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne bagomba kuba bari imbere ya Rodrigo. Intego ni yihe? Intego ni ukuvuga ngo tugomba gukina avec ballon, tugomba no gukina sans ballon. Sans ballon umwami wayo bamwita Rodrigo kukwambura umupira n'umurabyo, ni wamenye uburyo ashyiramo ikirenge baraba yayitwaye, agahita ahereza muri hafi bagatwara umupira. Ariko nuko ari Rodrigo nyine, muri absence ya Rodrigo uraza kubasanga bahekeranye. Uraza gusanga Mateo Kovacic bamuzanye bamugerekaho Ilkay Gundogan ngo bakinane Bernardo Silva bakamushyira imbere yabo gato. Nibiba na ngombwa Man City tuziho umuco gakondo wo ku possessing umupira, hari n'abandi bitwa Mateus Nunez ujya kumva ngo nabo babarambitsemo. Iyo udafite icyo ukeneye urasufura ugafata ibihari ukagerageza kubibyazamo amanota 3. Dushimira Robertinho cyane kuba yarabikoze. Uyu mupeti witwa Roger Kanamugire nta gushidikanya arabinyenyeri mu gihe cyavuga, yahaye
option umutoza Robertinho icyo atari afite cyatumaga avunika akoresha Sefu na Majaliwa bombi yabonye umupeti wabikora gukora niki ni n'akazi abo bagabo babiri ndimo mvuga nabo bari experimente no kumurusha Sefu na Majaliwa bafite akazi ko kwicaraho bakitekerezaho bakavuga ngo nakina sitting midfield ngiye nyine niba ntari imyitozo mfite idahagije kuba nakora ibyo ngibyo biransaba gukora imyitozo ku buryo nabikora apana kuvuga ngo tuzakina turi babiri yes wakina muri babiri ku ikipe ikurusha cyangwa ifite mediane ihangayikishije cyangwa se watsinze game urashaka kwitangira kugenda gake gake iyo mediane yari iri kukuganza urashaka kuyikilinga kuko unitegereje kuri izi karite turimo turavuga ziri individuel ikipe ya Rayon Sport ifite muri mediane byakugora kugira ahandi hantu uzisanga hari umuntu twahuriye ku myitozo ya Rayon Sport yo ku munsi wo kwa kane turimo turategura